assistant muyo bita Porto 2-3-2-4 muri bubundi by'abatoza reka nkwibutse mu nsubire gato nyuma muri 2011 uramwibuka umutoza witwa Raymond Domenech watoje abafaransa uyu nguyu biyigeze kuvuga ko ngo n'amavubi yagomba kuza kayatoza ayo mutoza hari ikiwango cye kigenda kimanuka nyine akagenda manuka hari akiri muri icyo gihe cya hafi aho ngaho cyari igihuhase cyari igihuha nyine Raymond Domenech ariko yagiye abura amakipe ntiyageze mu Bushinwa na aho ngaho akagenda agwa uravuga ati rero urebye ibigwi bye wahise utinya cyane dozo ntabwo yahitaza nyine bibaho ariko uyu yaza ubushomeri bwo nanjye nemeye Cardozo yatoje Shakhtar Donetsk yatoje Rio Ave muri Portugal ariko Shakhtar yatoje Celta Vigo nk'umutoza mukuru 2018-2019 AEK Athens Esperance de Tunis ivama ajya muri Mamelodi Sundowns nabonye akiri na mutoya mu myaka 3 kabisa yamuhaye amafaranga abatoza baraza hari umutoza waba warakoze amateka ariko akabakuze ikipe zikajya zumva zitamuzana nkuko nyine Aperi yazanye Petrovic yaratwaye ngo yatwaye ariko kirya gihe muzana se hari ikipe yo kumugani burayishora kumwikoza abo yari kuzemera se ataka nagasaza ariko urumva ariko uyu ngo aracyari kumutoza ko yari amafaranga aragendera none se nabonye ko inzagi ntagiye kujya ntiyagiye ntiyarakomeye si burayi ariko warebye wa Mamelodi uravuga uti kuza muri Aperi ni rumaze za Maroc ziba zarapfapfanye ziri aho ngaho zifite abatoza bantaci amakipe menshi rega afite abatoza ziga kuri Makwena ende reba Pyramide igiye gutwara Rurani Mokwena yonyine sana Pyramide yaramuvugwa by'amakipe biranse harya ngo nguriya watozaga Pyramide bapfuye iki mujye mureka twicecekere rero niba ikipe itwara Champions League ikirukana umutoza wayitwaye ukagira ubwoba Aperi ntitukayirinde tugakango niyo yatwaye igikombe cya champion mu Rwanda ikamwirukana wasanga na Pyramide ivuga iki gikombe twe twakishakisha neze wakwiruka ahubwo ko wamwongerera amasezerano erega n'uyu wa Mamelodi tuvuga uhigejeje ku mukino wa nyuma byashoboka ko umwaka utaha yagitwara yatwaye shampiyona muri Afrika y'Epfo sera kijyamo se n'uyu mwaka wa mbere ariko nyine muri Afrika hari n'igihe abayobozi bavuga ati twabyikoreye uraza utubwira iki iyo rero ni nyamukandagira mu kibuga ariko wese nabonye copa mudushyirireho Miguel Cardozo ubona ese nanjye natinyemo ariko ikibazo kuri abatoza rero ndasi ari igihe avuga ati reka nonyigire na hariya wenda ashobora gufatisha habyanze nigire na hariya kandi ubona mvane icyambere nk'ubu baranabibona ko umuntu uvuye uri kuva na hano muri Aperi nta murimo ari kubona reka nacyo mu kirebe Thierry Froger hari umurimo ntabwo duheruka ariko no kwicugira ngo buriya umurimo ntibizagorana te company hibikanye erega bugenda urumva bugenda bavase iyo kipe avuye mu gutoza bundi bwo yamanutse ati avuye muri Mamelodi ahise ajya mu kipe itaragera akashaka kuza akayandikira amateka ese ntiwagiye ubona aya makipe sano wadibu nizajye zizana abatoza bagakorana nabo amateka za Oroya ikipe hari igihe ifite projet mugakorana amateka ukaba umutoza ukamenyekana cyangwa uko bagomezi baje muri za Rayon Sport akatwara wenda nka champion agahita umutoza ugaragara ariko bo ntibabaga bagaragara abandi bo baragaragara none se ko yavuye se muri Celta Vigo akajya muri Mamelodi ugira ngo rwose si ukumanuka ariko nabyo nuko ko yavuye i Buraya akaza muri Afrika yajya no muri Aperi gusa no kwitonda nyine icyo wavuze n'amakuru ya EPR baragoye cyane aragoye ko hari nandi avuga ko umutoza yanamaze gusinya byarangiye ayo nayo ari baravuga ko cyumwe oya ibyo byo nago arasinya kuko mpamvu kubwira tariki 16 urumva 15 babizi ko ariko bwa mbere kuba batanze by'agateganyo umutoza ugomba kubagarira muri CAF Confederation sibyo mu Champions League muri licensing club barabasaba umutoza ufite license urumva ufite license oya nyine ufite license ariko uzaba umutoza mukuru cyangwa wungirije akaba ahari ariko afite na license ubwo rero barimo barakubita babangura nkuko bivuga
kugira ngo barangizanye kuko mvugana n'umwe bayobozi bo muri APR yabwiye ati ntago birenga kino cyumweru cyangwa se tariki ntago bigomba kugera 15 turarangizanya nawe nyamara barakubwira urumva impamvu none ubona bose bari muguriza kuri wa munyamaroke nuko we bivuga ko match ya APR ya Munyatunisia match ya APR na ya nyuma championnat na Musanze yashoko yarari n'icyari we urumva ndetse management ikaba yaraje ubu ngubu ari yo iri mu kunegosia ibye ariko abandi niyo mpamvu ngwira niba yarari Kigali niyo mpamvu utanahakana ko yaba yaranasinye kandi management iri Kigali nabwo ngo nagiye kumenya ibye wenda baje atari uko tuziranye na management urumva igihari wenda bapfa amafaranga kakanya bitewe na kontra n'ibyo ashaka ariko kuba kwa APR umutoza we iracyarambagiza naba bavugwa n'umuntu wese uyu wavugaga uyu wanuza siwe na unejo bavugaga Miguel Angel Gamondi wabaye muri Young Africans ariko bari muri Nasir ngo yo mu gihugu cya Libya imwe Haruna si yakini hari nyene buri wese ari guhigwa we n'undi agahigwa we n'undi agahigwa Faustin Haruna ni yakini yo muri Libya agariye ahubwo yo yakinye na AS Kigali nigeze gukina na AS Kigali ariko ntabwo yari yo yakiniye nindi yaguze Haruna atari yavanye muri AS Kigali ntabwo ari yari yavanye muri AS Kigali urumva nawe biravuga ko ashobora kuba nawe ibiganiro yarabigiranye na APR ubwo wenda nta kiravugwa cyane mbona muri system y'amatransfer cyane y'amarumazi ariko nawe agaragara mu bantu bavugwa muri APR Football Club nk'umutoza ushobora kuba yaramuvugishije mushaka Miguel Gamondi umutoza ngo isinye yamaze kuyikabukiraho turacyari mo turagenda dushakije muri uko gusosora amakuru kuko abadukurikiye nicyo muba mukeneye hari abo yagiye iganira nabo cyangwa se iri kuganira nabo natwe tugenda dushakisha itangazaje rero tubyinjiremo neza twari twagarutse ku Munyatunisia umutunisiye ashize ukwezi aho bita Nabil Maror tariki 24 z'ukwa kane urumva nibwo hano mu Isibo Sport twavuge ko APR yatangiye ibiganiro byo gushaka umutoza usimbura Darikonovic agifite n'amasezerano na match zari nyinshi twabireberaga mu bano Darik afitanye na APR tukareba na APR wakubita icyumvizo bakumva ko barimo gushaka umutoza nabo akavuga ati uyu nguyu dushaka kudakomezanya kuko turareba ibyo akora n'ibyo dukorera n'umubano dufitanye nekazoza tubona dutargetinga APR tukabona ntago bizashoboka icyo gihe rero twaravuga ati APR yatangiye ibiganiro byo gushaka umutoza irimo irareba ama-CV agiye akomeye ku mugabane wa Afurika ngo urebe ko hari uzazamo ku ikubitiro bwa mbere twavuze uyu nguyu Nabil Maror uyu tuvuga ibigwi bye ahangaha tubabwira ko ari Umunyatunisia ufite imyaka 62 y'amavuko watwaye Champions League ya Africa watwaye ikipe y'igihugu ya Tunisia mu gikombe waherukaga muri USM Alger tubabwira ko yatandukanye nayo bese nyine bavuga ati ni bya bindi byabo bashaka amatransfer yo gushyushya kandi bavuga ati ntago turajya mu gihe cyo kuvuga amatransfer cyane ariko ibigari APR uyu mutoza ntago umuntu waca muri corridor za APR wumve ngo turimo turashaka umutoza asimbura uyu batareba mu bigugu biri muri Afrika ni bigugu byabo byavugaga rero uyu yari arimo ndetse muri short list ubu barimo kuvuga bishobora kuba zisigaye ku rutonde CV ni iri hejuru cyane barimo kuganira nawe binavuga ko management ye yageze i Kigali harya twasanze Faustinho umurimo aheruka warwa ryarira USM Alger mu isi zitangira bamwirukanamo hagati nta kazi yari afite ariko yatangiranye na USM Alger ubwo umugabo ari umushomeri abandi bavugwa bose ni umushomeri waracyari umushomeri ntabwo nuko wenda avuga ati birashoboka ko yaza muri APR abandi bavugwa benshi bafite akazi yatandukanye n'ikipe mu kwezi kwa kabiri Leonidas
kwa kabiri tariki 7 atandukana na USM Alger cyangwa Faustin ugenda ureba mu nkuru zageze imwandikaho cyane. USM Alger announces the departure of coach Nabil Malone na technical staff tariki 2025 mu gikombe cy'igihugu. Ubwo rero twabonye ibigwi bye tubona nawe n'izina kipe yegereje muri kadfinali ya CAF Confederation. Ese we CAF ntuza nta ba muri ntuzara we nta muri bya ndi bya management ntaga yibirimo kwa ntuza ntaga ari muri Amir Sport nayo mpamvu ejo nabonaga ngo bazi bamushingira ariko we ntaba muri Amir Sport. Uyu mugabo rero byavugwaga nandi makipe hariya nka Berkane yari yamwishifuje mbere yuko amaze gutandukana na USM Alger nayo yamwifujeho ariko ntibaza kumvikana ngo ajye kwitoza kuko byavuga ko atandukana n'ikipe ajya gusesa kontra bavuga ko ikipe ya Berkane nayo iri mu makipe yamwifuzaga ariko ntibyaza gukunda. Ni umugabo bamwe bashinzwe gushakira APR abatoza bamaze rwose kuba bakunda CV batangira gukora contact nawe atangira kubwira ati muvugane na manager banje barebe ko naza. Ni umugabo ufite license A Pro ya CAF. Abona umu agent we ni nawe mu agent w'umukinyi bita Youssef Msakni yamaye n'uwitwa Mediacel. Youssef Msakni bongo bageze hera muri Espagne niba yarahavuye. Youssef Msakni Munyatunizi ukomeye ari cyataka ariko niba ari muri Turkiya ubu ari muri mu Barabu. Uyu mugabo rero abashinzwe APR Football Club nyina ngo bagiye batangira kuvuga ati reka dushakishe amakuru ye tumenye byinshi mu yerekeyo buryo abana n'abayobozi mibande ye n'abakinyi urumva byose bamaze igihe babyigaho n'iby'agafaranga niko bungubu nyine bari mu kuganira ko meza. Ubwo nakosha arakosha urumva Tunisia toje ikipe y'igihugu ya Tunisia 2018 yajyanye mu gikombe cy'isi. Ariko kuba nta kazi afite we birashoboka ko wamuganiriza yagashomeri kaje ugabanya n'igiciro kiramanuka nawe tise ndakomeza mbe ntabona murimura urumva nico gituma bivuga ko ndetse Faustin ibi byarakubiriye abantu bakomeza kwakunda nyine mu makuru yo muri APR nyine bacirecera ukumva umurabwa atari ko ari umunyamwarabu uzaza ariko watoje muri Maroc. Wakubita mu Barabu batoje muri Maroc uvuga ati ninde abenshi warebaga ugasanga ni Nabil buriya wundi watoje Yanga kandi Nabil ngira mu minsi afite akazi. Nabil afite akazi muri Kaizer Chiefs. Ikindi cya kabiri afite ahuriye na Amir Sport. Kabona ko ibye kuvuga ngo yatandukanye na Kaizer Chiefs ajano. Ikindi cya kabiri kuba afitanye n'isano na Amir Sport najyo ni ikindi kigaragara ko harimo amananiza. Isano na Amir Sport se bikuye ko yaza ashoboye. Oya abantu bahuriye na Amir Sport byo ntabwo gishaka ibintu bya range y'amafaranga APR ihema umutoza yarazamutse ubundi nicyo turi bu umutoza biterwa na Severonidas. Hari range APR igira biterwa n'ubushobozi bw'umutoza. Leonidas nibyo namubwiye mbere yuko twinjira uburyo nk'umutoza APR ishobora kuba yafata 70,000 n'urugero n'ijana yabitanga naho byagorana ugendeye none se muri basket ko bayahemba nose basket rigitandukanye na football kubera iki se APR ntibagiye gusohoka sebo bakavuga batwende turatagetinga uretse twibukiranye APR iyo bari hari intumbero yo kujya muri bari bayaje n'ikipe igiye muri bari hari amafaranga bari tanga anganaze n'umushahara umutoza baratwaye ni menshi cyane siyo mpamvu se bahemba biriya 50,000 nuvango bare baguyumbisha 50 byo kwitegura y'amatora none se abatoza bahemba none se abatoza APR bengangaye wa basket none se ko APR yanazanye umutoza mushya ura watozaga MBB ira ya South Africa ugiye kwitoza bazanye uremere nawe bamugize wungirije kandi uriya bazakorana muri uriya mu 80 by'idolari ku kwezi uriya umunyamerika bazanye undi ko aho birukanye ndumva ari wahembwaga ijana binjije muri coaching staff wa MBB ira yari ya South Africa ari hano muri bar ndebe rero dekaze ndebe rwose wa basket umukinnyi urumva APR impamvu akubwira umutoza yabaga hano Burundi naga ari nko w'ikiraka cya bar urumva amaze hano iminsi ikagira
abamwungirije ikagira abakinnyi uwamate ngira ngo ahembwa nka 6 aba bo mu Rwanda abanore urumva aba bantu uzanye ngahembwa byo 6 uyu witwa Shobozwa hari babahembwa za 8 za 30 yego hari uwakinye ni biyo uhembwa 30 kuvuga ngo rero ngo budget kumwespere kuko muri APR Minadefu umutoza mufata mwespere nago bamufata nka coaching cyangwa se umukozi urize babandikisha mu rwego rw'abaespere nkuko bazana instructor uje kwigisha ingabo wenda ronda sinuko yagiye sinzi kugira ngo baze kubyumva neza ku buryo rero kuvuga ngo amafaranga nkayo ngayo guhemba umutoza byashoboka nta bije se bari bushyireho yihariye mutangaza wa mugani niyo mpamvu nakubwiye ngo turabivuga kandi muri izo nkweto za Leonidas turabivuga nta bwa PL ishobora kuvuga iti turirimita ntitwarenza ya kumutoza ibyo urabivuga ari ibyo uri kuvuga n'umukinnyi wenda w'ibihumbi 500 yagurwa nyine we bamugura none se bashizeho budget bakavuga ati reba ayo uzinjiza nyine nakubwiye ariko no mu matsinda amugani yugezemo nabwo ari amafaranga ubona winjiza none bagiye matsinda babura bavamo baburi mu 300 bavanayo ni yabiruta bares urumva ariko ikintu gihari kuvuga ngo umutoza afite 7 nziza kumuzana ndumva jewe ibyo barebiye kuri 7 kuko burya badutunguye bazana Petrovic yaratwaye Champions League bamutereka abantu bose turavugishwa kira ngo witwe dusiye uramwibuka zi Kigali avuga ati uyu muntu abi Kigali gute uyu muntu toza APR yo mu Rwanda koko umuntu nabonye kuri ubwanjye twara Champions League ubwo APR yaramumanuye hano turamubona ariko reka tubare ko yari umuseri bamaze gusaza ubundi ugiye kuri CVS yari ikomeye cyane ariko nawe igifurumba yatwaraga cyagaragaraga Darkonovic mu bandi bagiye baganirizwa reka tubare urugero nka kandi ka basket nakubwiraga uyu mutoza wajemo wari usanzwe utoza MBB arakorana n'uriye ariko uriya wari wasanzwe ni uri bube mukuru uwo bamushyize muri staff kurumva ari umutoza nawe ukomeye uze kureba uriya uhari izina rye no muri Amerika izina afite kuno uriya birukanye yatoje ni biyo umuzungu ushize utareke uyu waje nawe ni umuzungu James Samuel Vincent ndebe n'amakipe yatoje American former professional basketball player yabaye yakinye basket muri Amerika ukomeye cyane mu makipe atandukanye yo muri Amerika yabaye mu zo bita za Charlotte Hornets Chicago Bulls ubwo ko nta kandi gafaranga Leonidas rero niwe wabwiraga amubwira utaperi ntari mitema faranga bijyana n'ibigwi oyamwigereranya APR BBC na APR foot namwe kandi murabizi none se nyine murebye imyaka APR BBC muri iyi myaka nk'itatu ishize ubu ntacyo mwakwirwa mugereranya n'abandi bari barubaka ariko none se Leonida APR yashoye muri sezi ishize yanganaga yari yabanje agenda yiyongera yari yabanje ni kimwe wenda no kugura abakinnyi b'abanyarwanda igenda izamuka bitewe n'intego ariko bare bijyanye na amatsinda ze sinka za bare wowe nakubwiye ngo Leonida ukinnye groupe stage cyambere uzamamaza Visit Rwanda banzu ndebere ntibakonkanjemo nabizi kuri Steven bare yo bayaguhakiri kare cyane mu gitondo ende APR yakanze kuri 7 ubu natoza mu cyo cyambere mu biriki ako nawe yarashaje huyo 7 twaje gusanga ari za paruwasi huyo reba ikipe Zurten yarazamutse yihe Zurten warge akareka reba Steven bro ni uyitoza none se ubundi wagize ngo za Zurten warge muziba zihembwa ngahe uretse ko hari huyo mutoza mukuru wayo daya ni izina ry'Iburayi ni izina ry'Iburayi use Jihad ni yavuye za Ukraine hari nege bari ibihugu by'Iburayi badahemba meshi oya ni izina ry'Iburayi ngiye cyo navugaga niba barakasa rero umutoza wa muzamura none se Adire uko yahembwaga niko Froje yahembwa Froje uko yahembwaga niko Darkonovic yahembwa bigenda bizamuka ariko niyo byazamuka ntabwo byagenda ngo bigere muri za 180 watarahembwa nkangahe
ahembwa bitandatu ariko ubuzima bamo nibya mugendaho bigabaga mu 10 barayahembwa byo nanjye ndabizi se mu myaka ishize hari uzi ko byaba uyu munsi niba ari kuvuga ruboneka ko ashobora kuba yajya kuri 4 cyangwa 5 wari ubizi se ko kera umukinnyi w'umunyarwanda yahembwa oya peri yatumbagira rero ni ibyo se 30 ugahita ujya kuri 80 oya wenda 50 rega nawe waburi kuvuga yarenga cyanarenga none si bo nibareba icyo bashaka umutoza na CV yabazaniye nicyo yasinye muri contract gaho no kwitonda mugana umukubise ibyo bifurumba byose agasezererwa ndakubaza APR iheruka gutandukana natwe tujye ducishiriza APR iherutse gutandukana na Darikonovic yakora ikosa ryo gupfa guhita ishyiraho umutoza umeze nk'uko muri kubivuga gute se wa service ishaka so ukomeye kandi ukomeye aramwirushije yamuje kubona atari ku rwego rwabo rero ni dabyibuza 50 yabitanga nandi uko mutangazaje bivuga 50 birashoboka watanze 30 na 50 abayagenda yitanga wenda ubutaha barebe nuko bigenze bakongeraho gake none se ubundi abo batoza uri kuvuga 80 barayahembwa bariya ba kareka yaheze kareka ibyo uri mu heza uriya Nabil si 70 ahari Nabil si harya yitwa Nasiridini menya 70 bigera apo ku kwezi 70 ni menshi byihorere ntaga muri Afrika y'Epfo muri za Kaizer Chiefs narahiri uzikemba 60 nabingaye 70 ararahiri za Afrika y'Epfo amafaranga zisigaye ziyashyiramo menshi cyane nta kibazo ariko Leon digikenewe ni seva peri sa amafaranga uroko amafaranga ntago ari kibazo kuri aperi kitaba ikibazo ahubwo uvuga ngo uwo mutoza aremera habyo byo amafaranga agenda uva atari cyo turi butindeho cyane yemera bishingiye ku mafaranga niba ari amafaranga rero yamwemeza aperi yayamukubita ntago maganya 7 ariko 50 bayatanga 7 zurute wari ko umwe mu bayobozi bose muri aperi yageze ntago bahemba make oya bari umuntu utazatoje widadi ariko ikiwango cye cyagiye gishuka yagiye amanuka nuko yanyuka asuye Burayi ari mu kipe mu cyo cyambe Burayi rwariye yakabona nese ni yavuye muri Afrika za Simba ni yaziheremo atangira amanuka yari yatoje rire Coach Maso ngari mu kice cya gatatu mu Budage Maso abana yito bitijive reka ja izamura igere Bundesliga kuderanja rwose niko oya urumva twavuga no se batiri Froje twavuga ko batoje rire ariko yarashaje zurute wariga ni make cyane umukinnyi uhembwa menshi muri iyi kipe ya zurute wariga ahembwa 7,000 ngaho bayibonye mutangaza imishahara yabo urumva yari 7 reka hari Burayi babishyira hagaragara na 25 ntugire ngo ni player wages zurute wariga miliyari hasi cyane wandika bigahita biza byirukanka ntabwo ari nk'ibya kera abakinnyi na staff bose ihemba 70 wamenshi witwa ngo Vasen 7 ku kwezi Christian Bulls 6 zizemba make cyane ubwo harimo ahubwo n'uwasengisa rero rwose kwezi nawe ntiyabura ni make ubwo rero ufite impungenge uvuga iti bifaranga byenda abo batoza unebye ama profile yabo ko bakosha nashobora kwa uwo numwe twavugaga rero na Bill Marur hari ariko nk'udafite umurimo witwa Miguel Cardozo udafite umurimo Miguel Cardozo rero ibinyamakuru nabonye muri Afrika y'Epfo biravuga ko ikipe bashobora kuyihanira Pito Misimane cyane ngo agiye kugaruka agomba kujyana mu gikombe cy'isi kuko ngo uyu musaro we ni nkenero ndase babonye iri ibishaka igikombe Miguel Cardozo yatwaye ewan yabaye hano hakomeye cyane copa nawo mudushyirireho arakomeye cyane Jose Miguel Azevedo makuru barayashaka iki okay bategereze so ubwo natwe reka dutegereze rero kuri abo barimo baravugwa niba koko rero Leonidas navuga ati byashoboka ko yaba yarashyizeho isinya n'ikashi gaterwa bikaba ari ikibazo cyo kumutangaza ariko amazina yanugwanugwaga naya kandi na Bill Marur twamubabwiye haciye rwose mutangaza ajya mudutangarije undi wiyongeremo nyine n'uyu Cardozo
rero reka turebe niba koko APR izabirangiza. Ubwo aho twasoreza ku bya Perisi kuri Ruboneka oya tujyande banze kubwira Ramazani sinabonye invitation ya Canada. Ramazani ugiye kuri tayaringa Ramazani ugiye kuri tayaringa ugiye mu cyo bita retirement oya gagiye ku oya ikipe byarangiye ariko byihorera retirement yaba ari retirement agiye gutura yose oya yagiye gusa we Ramazani ubwo Chopa reka bangi dushyirireho nyine invitation n'ikipe yo n'ikipe Ramazani nibizi ku munsi wa nyuma wa shampiyona y'igikombe babahereza igikombe cya shampiyona yagaragaye Leonidas yagaragaye ngo iyo kipe iranashaka na Seninga yakareka Seninga yagiye aho muri Zambia yagezeyo nawe Seninga yatangaga pisi cyane Portugal style manutse yambaye nk'umusani kandi yari yarabivuze minsi izavuga ati ngiye kwerekeza Rusaka ni kipe ngo yitwa yese Seninga yagiye Rusaka Portugal style Siyo kuzikubitira Rusaka mu minsi mike murabona cya mbere hariya akaze kubita gutase kumwaka Zambia nayo muri minsi yaranapfuye umupira nawe wasubiye inyuma uyu rero nibizi Ramazani ku munsi wa APR Football Club uyu muhungu yiyambuye umupira Leonidas Faustin agaragaza agapira k'imbere kanditseho ngo thank you kandi thank you kenshi umeze nkaho usezera mu ikipe ariko ashaka no gushima ko seze yagiye oya nyine twese twabyibashijeho tabase karangije amasezerano ye akavuga thank you ibivuze iki sibyo ashima ati thank you kabisa mwarakoze abanyamakuru baramugerageza avuga ibindi abicurikira hirya urumva ntiyashaka kubigarukaho ariko umuntu wese ureba umukinnyi yari amaze iminsi ubona afite ikintu atangaza cyagiye ashubizanya na Kevin Muhire ukabona afite amashagaga y'ikintu atekereza Ramazani urumva yagize gutya kuko Leonidas ntabwo iriya invitation ya APR yisohoye sibyo ni Ramazani kugira ngo ateguze APR hakiri kare iyo invitation sina test yamaze kugenda gukora wenda yagiye avuga ati mwibanga tuvuga ati wenda yagiye gutya nuko ubwo amaze iminsi abitegura n'ibyangombwa afite ahabigejeje ndebera iyo invitation itariki yaziyeho ariko hari umukunzi wa APR uri muri Mozambique ubutumwa mbwira ati mutangazaji gwagomba rwose kugusengerera kuko ibya transfer ngarumva bivuga neza cyane muri Mozambique kunza APR ati uwo mutoza yari yaramutubwiye ubwo nakubwiraga Ramazani ndebera invitation itariki yaziyeho Chopara nayidushyiriraho kuri YouTube hajya ngo iyo kipe yitwa ngo iki Ramazani agomba kwerekeza mu ikipe bita Cavalry ni ikipe ye bayita Cavalry Football Club Cavalry Football Club muri Canada ngenzi ikipe imwe simbabeshye namenye byinshi bya bindi byumaza gukora test ngo mugira amakipe 10 shampiyona bigizwe n'amakipe 8 yiri mu mwanya wa kane ngenzi Montreal Impact umenya nayo ikina muri Major League Soccer idakina menye itakina nayo ikina muri MLS iyi rero nayo niyo mu cyiciro cya mbere shampiyona yanjye 20 na kangahe mu Rwanda kwiyaje 23 kandi umva shampiyona yanjye 28 gutyo ariko se hariya watubwiye ko Ramazani afite mu manager witwa ubu si nakubwiye ko Emir Sport yayisinye yarayisinye naye nahigerayo ariko yaranagariyo ni ibidiru wari mu rero ndatse iki ni ikidiru n'ibya kade ha n'ibya bindi byo ngo bagiye ngo muri Portugal ngo gukorayo ntabwo yese kutarumubone so mukinyi we uvuga ngo yarakinye cyane nangango yarenga ari mu kigo ikipe y'igihugu ariko umukinyi yabona akaryo none Nshuti Innocent yagiye muri Amerika agiye gukina wese ko yagarutse ibyo twabyemera nta gikina se yagiye handi na Ramazani ikipe wese wigezemo natumutunga minoti ikipe iranakomeye ahubwo yabaye ya gatatu hariya ariko nyine nkubwira ari igihe umuntu agwibikanya invitation urumva Leonidas hari umuntu agwibikanya invitation wowe ukagenda nyine ubizi ko ari ikipe gushaka ariko ufite deal zawe ariko yajya no gukina mutaza ntabwo ushaka kwandika thank you ushima none se agiye gukora imirimo y'amaboko Ramazani nubona agarutse kuri ya Bertrand iradukunda ese
ntago wewe agiye kwiturirayo Bertrand asigaye yogosha teme biti ntago Ramazani agiye gutema ibiti wenda Ramazani aracyari mutagiye gutera umupira Faustin nakazacira umupira ndakurategereje hari amashyamba naguye ngo Ramazani ni umuntu wamugiye ngo umuntu muri diru ahubwo usanga yashoye mayi ushaka gusanga Ramazani muri diru yarashoye amafaranga ye kuya invitation iboneka amashyamba bashya buri kanya hari yaba n'umuzima undebera abakinyi ikipe ifite nabaho ngaho nyine nagaragara dasi ikipe ikina mu cyo cya mbere Canada ikipe ikina mu cyo cya mbere Canada byihore ntago bari ku rwego rwa Canada ariko nta mupira ariko se wabiretse waretse kuvuga ngo ibyo none ntuzatoshagaye Thierry oya yatozaga muri Amerika Ejaric Soka aho urumva we champion y'amakipe 8 ariko se wabiretse subwo niyo ya Canada yose se ubwo zikuzi Canada kunigata ibyiciro nta makipe 8 Canadian Premier League number of clubs 8 Kavari mwaka ushize ariko niyo yagitwaye ahubwo ikipe irakomeye reba abakinyi fiturebe niba harimo abaturuka wenda birakomeye oya reba squad yayo Ramazani ngagiye kubiringaniza rero nita nibizi Ramazani ikipe iramushaka kandi agiye gutera agapira hariya muri Canada ajya agaruka hamagarwa mu ikipe y'igihugu aba professionnel mbese bari kwiyongera wowe uravuga uti imirimo iramutegereje dushima Imana ko aba professionnel bari kwiyongera aha ntacyo nkwisheje hariyo turimo twinshi rwose cyane gitegereza abantu yana hoteli ikipe nta bakinnyi bazwi gifite tema abataliyani umunyezamu ko ufite ubwene bwa Canada yamanga nyamara Ramazani arabamaraho urumva tiba abanya Canada kipe ikinira ku gastade k'ibihumbi 6 by'abafana baba bahari kubita Atco Field cyane nta intara yaho se ni yihe intara ibarizwamo ibarizwa aho bita Alberta ahantu hari ibintu by'ibishanga byinshi cyane nta muniye ahantu y'imijyi vuga ndahantu Canada umupira mugani bura nkuru nziza ajya ureba abazake ariko reka tuzitabaze nkuru nziza n'abazake bagiyeyo atubwire uyu muntu aje gukina aho hantu muri iyo ntara ya Alberta y'ibishanga n'amashyamba hari iby'umupira kuzababaza ubwo rero nibyo kuri nibizi Ramazani iyi invitation yayicakiye Mega naje kwitorera ibyo biriki ariko uziko harya Dani Usengimana yagiye gukina ariko Ramazani aracyari muto Ramazani n'umwana Phil Foden ni n'umwana ubitekereje nanjye no gutekereza uvuze Dani Usengimana wagira ngo wagira ngo roho mutagatifu n'utu nagubwiye baragenda bakazishura zino kipe zikagushakira invitation wagera ugakina ugakora imyitozo ugahita widekara umuzanye nanjye namuza ntabwo ugaruka Afrika Dani Usengimana ntiyagiye avuga ko agiye gukina nabonye ikipe muri Canada ubu rwose ngiye amasanze madamu ngono kwegera umufasha wanjye ageze yose mwumva kina akoresha gym yigisha abantu muri gym kuko bakora ahubwo nge nabonye Ramazani nawe nanjye naza kugira ngo ni Boateng nawe naza ni vuba we nakubwiye izine invitation y'abantu bagura kugenda ukabwira ikipe ati munshakira invitation y'umwana wanjye yizira hano nawe ushatse wayiha nanjye nayiha kava muri Chelsea ariko se nanone kano kugenda se kabaga United Stars cyangwa avuga ati ndi umutoza ashaka impapuro rero nibajya bareba n'igiki ubwo rero apere ndumva twayivaho byaruboneka nta gice kirimo ibiriya ndumva twagarutseho ku munsi w'ejo ruboneka ibyo nta abakinnyi barahenze wa muntu azamu avugwamo wabonye amafaranga iri gwa Feitoto nagahishi Feitoto kandi yayanze azamungira kumupropoza miliyoni 800 z'amashiringi ya Tanzania
ubundi aya makipe yacu urumva amadolari byo oye 800 ni ukuvuga ngo ni hafi miliyoni 500 z'amanyarwanda. aya makipe yacu n'ubushobozi afite ni mu magana y'amadolari inzu yuzuye ibikoresho byose urumva Faustin aya makipe